turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Turabifuriza umugisha w'Imana aho muherereye mu mpande zose zitandukanye, aho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buzagera. Turabifuriza gufashwa n'ijambo ry'Imana, kandi turabifuriza gukomeza kubera amaso ubugingo bwanyu, kuko isi irashira no kwifuza kwayo, ariko abakora icyo Imana ishaka bafite ubugingo muri Kristo Yesu. Mazina yanjye ni Mbanzabigwi Theoneste, mwene so muri Kristo Yesu. Musangiye urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru, kugira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abacamanza mu bice byaho 7. Turasoma ku murongo w'9. Abacamanza ibice 7 umurongo w'9. Imana igira Gideyoni inama yuko bazarwana. Ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo uko mbakugabije, kandi niba utinya kumanuka, jyana n'umugaragu we Pura muri urwo rugerero, mwumve ibyo bavuga uhere kugira imbaraga. Nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura. Bageze mu ngabo za mbere zari zisinziriye zirinze urugerero. Abamidiyani n'Abimeleki n'Iburasirazuba bari baraye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige, n'ingamiya zabo zingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye, narose inzozi, mbona irobe rya sayire ritembagara mu rugero rw'Abamidiyani ryikubita ku ihema, iryo hema rihera ko rigwa ryubamye. Mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bisiraheli. Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Nuko Gideyoni yumvishe izo nzozi nuko zisobanura, ashima Imana, asubira mu ngabo z'Abisiraheli. Arabwira ati, nimuhaguruke, kuko ingabo z'Abamidiyani Uwiteka yazitugabije. Nuko abo bagabo uko ari 300 abagabanyamo imitwe 3, umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa, bashyiramo urumuri. Arababwira ati, mundebereho uko ngira namwe abariko mugira, ningera mu ngabo za mbere munyitegerezeho, ibyo mubona ngira aba ari byo namwe mugira. Nuko nimvuza ikondera, nabo turi kumwe namwe muvuza ikondera, nabo muri kumwe namwe, kubw'Uwiteka na Gideyoni Imana yacu nishimwe. N'aya magambo ngira ngo tuganire muri uyu mwanya, ariko intego y'ijambo nshaka kugira ngo tuvugeho cyane ni ukugisha Uwiteka inama. Kugisha Uwiteka inama nibyo mu buzima busanzwe. Ushobora kugira umuntu w'inshuti yawe, ushobora kugira umukorege wo mukorana kugira inama, ariko inama nkuru umuntu uzi Imana ni inama z'Uwiteka. Buri inama z'abantu zishobora kugeraho zigarukira, inama z'abantu ushobora kudatanga umusaruro, ariko dukeneye kugisha inama Uwiteka kugira ngo Data wa twese abashe kudushoboza, abashe no kuturwanira. Aya magambo dusomye ni igitabo cy'Abacamanza. Iki gitabo cy'Abacamanza dusangamo inkuru nyinshi z'Abisiraheli ubwo bari bamaze gucumurira Uwiteka, bamaze kujya mu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Yosuwa amaze kugenda, Imana yahagurikije abacamanza kugira ngo baze kongera kuyobora Abisiraheli mu nzira ijya mu gihugu, kuyobora Abisiraheli mu rugendo rujya mu gihugu cy'i Kanani. Ariko Abisiraheli bakomeje kugomera Imana. Gideyoni uyu avuka mu muryango wa Manase. Bibiliya iratubwira ngo marayika yamusanze ari gusekura mu muvure ingano kugira ngo azishe Abamidiyani. Abamidiyani bwari ubwoko bukomeye, cyari igisirikare gikomeye, bacungaga Abisiraheli bejeje imyaka, bakaza bakayisibasiba, indi bakayitwara. Imana idufashe. Aba Bamidiyani twabageranya n'imbaraga z'abadayimoni muri iyi minsi ya none, zirwanya itorero, zirwanya abanyitorero. Wagera ku iterambere runaka, Abamidiyani bakaza bakabisenya. Gideyoni ngo ari guhisha mu muvure izi ngano. Imana yacu dufashe kandi Imana iturengere. Ariko Gideyoni ari muri uyu mwanya ngo niko marayika w'Umwami Imana yaje amusanga, abwira Gideyoni amagambo akomeye ngo, komera wa munyembaraga, ufite n'ubutware, ufite n'amaboko. Ariko Gideyoni, Bibiliya itubwira ngo Gideyoni uko yisuzuguraga, aravuga ngo ngiye mvuka mu muryango wa Manase, umuryango wacu ni umuryango uciriritse, umuryango wacu ni umuryango woroheje. Ariko arambwira ngo uko nakirisha ingabo nyinshi niko nshobora gukirisha ingabo nke. Imana ishimwe. Ishatse kuvuga iki? Wowe mu Kristo mwene data, ntabwo ukwiye kwisuzugura. Uko waba uri kose, Imana yagukoresha iby'ubutwari. Ikigusaba ni ugukiranuka no kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Imana nibwo yavuganye marayika avugana na Gideyoni, aravuga ati, humura,
uzajya gukiza Abisirayeli mu maboko y'Abamidiyani. Imana ishimwe. Hari ijambo nakunze, Gideyoni ngo asaba Imana ikimenyetso. Bene data b'Abakristo, dukwiye kuba tugenda dufite icyo twavuganye n'Imana. Gideyoni ngo yagerageje kubwira Imana uburyo bugera kuri bubiri. Aravuga ngo ngiye gushyira uruhu hasi, amazi aze kuza azenguruka ikime iruhande, ndamenya ko ari wo ntumye. Bukeye mu gitondo asanga ikime ntabwo kigeze gitoha. Aravuga ati ongera umbabarire byibure akagahu gatohe, ariko ku ruhande ntihatohe. Icyo kimenyetso amaze kukibona, Gideyoni yigira ko ari Imana imutumye. Icyo nshaka kuvuga cyane, mureke tugishe inama Uwiteka. Imana ishimwe, urugendo tuzarushobora, tuzarugendamo. Aya magambo rero twasomye, Gideyoni ngo aragenda ahamagara abantu benshi. Ngo bageze ku musozi, Imana ibwira Gideyoni ngo abantu bakabije kuba benshi, ndamutse mbatabaye nkagukirisha amaboko y'abantu, ushobora kwibwira ko ari imbaraga zanyu. Imana yacu turengere kandi Imana idufashe. Gideyoni abwirwa n'Imana ngo najye ku musozi arangurure, ngo umuntu waba utinya nave ku musozi asubira iwabo. Ngo abantu benshi barataha basubira iwabo. Bishatse kuvuga iki? Hari abantu benshi baje mu kigare, baje mu gihiriri, batazi ikibazanye, ariko ukwiye gusobanukirwa neza, naje mu nzu y'Imana nje gukora iki. Kenshi hari igihe abantu bibwira ko twaje tuje gukorera abantu, ariko twe dukorera Imana. Abantu benshi ngo barataha. Gideyoni ngo marayika yongera kuvuga ngo rega abantu baracyari benshi, banjyanire ku mugezi. Reka ngutangarize ngo uko iminsi igenda ishira, abantu bagenda bapimwa, bashyirwa ku bipimo kugera igihe hazasigara umubare Imana ishaka. Ariko icyo nashatse kuvugaho cyane ndaza kugeraho, ni ukugisha Uwiteka inama. Dukeneye inama z'Uwiteka, kuko inama z'Uwiteka ni inama ziramba. Imana ishimwe. Gideyoni ngo abajyana ku mugezi, yongera kubageragerezayo. Mujya mubona abantu Imana ibacisha mu ishuri, ibacisha mu bigeragezo, ibacisha mu ntambara. Buri Imana ibiri gupima ubukristo bwawe, Imana ibiri gupima ubukristo bwanjye. Imana yacu nishimwe. Ngo hasigaye abantu 300 gusa, ibikoresho bari bafite ngo babiha abantu 300. Reka mvuge ngo ukoreye Imana neza, ibikoresho by'abantu badashaka gukorera Imana, ibyo bikoresho Imana izabiguha kugira ngo ubashe kubikoresha umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Tugarutse ku ijambo twasomye, Uwiteka agira Gideyoni inama y'uburyo azarwana. Imana ishimwe. Yamubwiye ijambo rikomeye ngo manuka ujye mu rugero rw'Abamidiyani, ngiye kukumvishirizayo iby'uko urugamba rumeze. Ariko amubwira ijambo rikomeye ngo niba utinya, jyana n'umugaragu wawe Pura. Buri Imana abanyabwo birabazi. Iravuga ngo niba utinya, jyana n'umugaragu wawe Pura. Gideyoni ngo aramanuka ageze mu rugerero rw'Abamidiyani. Imana ishimwe. Ikintu cyanejeje umutima wanjye, ngo yumva ngo abantu bari kurota. Mwaravuga ati ndose mbona irobe rya sayire rimanuka riza ryikubita kuri ihema riragarama. Udahabwa impano yo gusobanura, avuga ati nta kindi n'Uwiteka na Gideyoni. Uwiteka atugabije Gideyoni kugira ngo twice. Imana idufashe. Gideyoni ngo yahise agaruka afite ibyiringiro. Reka ngutangarize, iyo ufite inama z'Uwiteka, kenshi impamvu abantu tuvunika mu rugendo, ugasanga imishinga dufite, ugasanga icyerekezo turimo kiratuvuna, nuko nta nama z'Uwiteka dufite. Ntabwo tuzi iyo tuva, nta nubwo tuzi iyo turi kujya. Ariko iyo ufite inama z'Uwiteka, ufite amakuru afatika, ndagukangurira kora bike ariko birimo inama z'Uwiteka, kuruta gukora byinshi bidafite inama z'Uwiteka. Imana ishimwe. Gideyoni ngo arazamuka amagara abantu 300, arabwira ati nimuhaguruke dutere, kuko yazamutse afite confidence, afite icyizere, kuko yari afite inama z'Uwiteka. Ndakwifuriza kugira inama z'Uwiteka mu rusako rwawe. Ukeneye inama z'Uwiteka. Imana ishimwe. Niba ugiye gutangira projet runaka, ukeneye inama z'Uwiteka. Ibyo byose bitekereze. Niba hari umushinga runaka ugiye gutangira, ese harimo inama z'Uwiteka cyangwa n'ibyo witekereje mu mutima wawe? Dukeneye inama z'Uwiteka. Niyo mpamvu imishinga uzaba ufite, icyerekezo uzaba ufite, ntabwo kizapfiringa, ntabwo kizigera kikubita hasi, ntabwo kizeshuwa, kuko uzaba ufite inama z'Uwiteka. Gideyoni guhamagara abantu 300, ngabagabamo imitwe 3, aravuga ati mwebwe muhagarare gutya. Yavuze amagambo nakunze hepfo nasomye, aravuga ngo icyo ndaza gukora mu ndebereho. Buri icica abantu bashaka gukora ibyo bibwira bihuye n'amarangamutima yabo, ariko ubundi icyo Uwiteka ashaka ko dukora nicyo dukwiye gukora. Imana ishimwe. Aravuga ati nimubona mpagurutse namwe muhaguruke, nimubona nicaye namwe mwicare, nimubona ngiye namwe mugende, nimubona nkubise ibindi hasi namwe mukubita ibindi hasi. Reka nkubwire ikintu gikomeye, inama z'Uwiteka ni ingenzi. Imana ishimwe. Abantu bagiye bubaka Imana yaravuze, Imana yagiye ibana nabo, kuko inama z'Uwiteka zirakenewe. Imana ishimwe. Tubona abantu benshi bagiye bumvira inama z'Uwiteka kandi Imana ikabagirira neza. Nibuka Abisirayeli bazenguruka Yeriko,
Imana yabwiye ngo umunsi wa mbere muzenguruke mutavuga mugende mwicare. Buri Imana iguha inama, iguha na kondisiyo ukuntu ugomba kugenda. Yabwiye ngo ahangaha uzavuge, aha ntuzavuge, aha ntuzajyeyo cyangwa ahangaha uzajyeyo. Umunsi wa mbere barazenguruka bacecetse. Impamvu Imana yatanze itegeko ryo guceceka ni uko hagomba kuza abantu bavuga bakagenda babaca intege. Buriya umuntu afite inama z'Uwiteka avuga mu gihe gikwiriye, akora mu gihe gikwiriye, agenda mu gihe gikwiriye. Inama z'Uwiteka zanakubuza kurya, inama z'Uwiteka zanakubuza kujya wari ugiye kujya. Ngo iminsi 6 ishize, umunsi wa nyuma wa 7 yabategetse ko bazazenguruka inshuro 7, inkike z'Iyeriko zirariduka. Imana ishimwe. Zero ni inama z'Uwiteka umuntu atavana ahandi hantu hose. Reka nkutangarize wowe mu Kristo mwene data, ibyo ukora byose, ibyo ubamo byose, ibyo ugendamo byose, gendana n'inama z'Uwiteka, nizo zizagushoboza kandi zikazakugeza mu bugingo buhoraho. Kugira ngo dusenge Imana. Iyaba Gideyoni atarabonye inama z'Uwiteka, ntabwo yari kumenya amakuru ko Abamidiyani bamaze kumenya ko agiye kubatsinda. Ibyo byamushubijemo imbaraga. Rero nawe shaka amakuru ava ku Uwiteka, ukeneye inama z'Uwiteka. Izo nama zizagushoboza mu rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Rero dusenga Imana, ariko shaka inama z'Uwiteka. Nimuve mu kigare, muve muri kirabaye gusa, muce bugufi mwicare ku karago musenga Imana, mushaka inama z'Uwiteka kandi Imana izabashoboza. Abatubanjirije bagendeye ku nama z'Uwiteka, basoza urugendo rwabo amahoro. Natwe dufite ibyiringiro inama z'Uwiteka zizadufasha tukarangiza urugendo rwacu amahoro. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turagushimiye Uwera wa Isiraheli, gushimiye ko ari Data wa twese, gushimiye ko ufite ubutware kandi ukagira ubushobozi. Hari inama z'Uwiteka. Gideyoni wamugiriye inama, arwana urugamba aratsinda, kandi byari bimukomereye, yisuzugura ngo aroroheje, ngo no mu muryango wa Manase. Ariko ndagushimiye Kristo ko no mu muryango wa Manase warwanuramo abantu, no mu muryango usuzuguritse wavanamo abantu, kandi twese wagiye udukura kure utuzana hafi, ugihindura abami n'abatambyi ubwami bwawe. Ariko dukeneye inama zawe Kristo, bizadushoboze kurangiza urugendo rwacu amahoro. Gira neza umuntu wese uzumva iki cyigisho, umuntu wese uzumva aya magambo, nashaka inama z'Uwiteka, ashaka inama zikomoka ku Mwuka Wera, kugira ngo azabashe kurangiza urugendo amahoro, kandi iminsi asigaje yo kubaho azagendere mu nama z'Uwiteka. Tugushimiye ko ugize neza Kristo, cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.